nongeye kugushimira wowe ukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguhe umugisha ikugirire neza. Uyu munsi wa none tugiye mu gisambu, nifuje gufasha abadamu bafite abana batoya bahorana amatwi anyenya amashyira, ari byo bita umuhaha. Umuhaha akenshi rwose jyana kwa muganga bikarangira byanze. Iyo byanze nk'umubyeyi hari iyindi nzira wifashisha. Uyu munsi wa none rero iyo nzira niyo ngiye kubarangira. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikimera wifashisha uvura umuhaha wananiranye. Ariko kandi ntabwo ari wo mumaro wo kuvura umuhaha, ahubwo hari n'ikindi. Umunyeganyege ni ikimera, ni igiti kinakura kikaba cyangana nk'inturusu, kirakura cyane. Iyo kiri ahantu heza kirakura, cyavamo imbaho, cyavamo igicanwa. Ariko kandi ni igiti kitajya kibura ku mbuga y'abanyamareba, y'abapfumu ndetse n'abarozi. Iki giti cyifashishwa n'abanyamareba n'abapfumu ndetse n'abarozi. Iki giti gifite imbaraga z'umwihariko. Abanyamareba rero bagira gutya bakakira abakiriya. Kwakira abakiriya babo babagana, umupfumu nawe akikoza munsi y'urugo. Ntago kijya kibura mu biti baba batunze aho ngaho mu rugo iwabo, agaca amababi y'umunyeganyege. Aba ari utubabi ari gatoto rwose, ubabona ari utubabi twiza. Hanyuma yamara kuduca akajyana mu kumbehe ye araguriraho, cyangwa se akatujyana ku ruhu, ku gicuma aba yarakebye cyo gukoresha aragura. Akatuvuguta kumwe bavugaga ngo naciremo yeze imbuto, barebe ko yejeje imbuto. Akatuvuguta, noneho iyo uvuguse bireta ifuro. Iryo furo rero niryo yanariza, akahera ko akubwira ibyawe. Umunyeganyege iyo ari kuvuguta na bya bigamba baba bavuga, ugira gutya ugafungura umwango. We ntago aba akibona umunyeganyege, ahubwo abona ibindi bintu. Ibyo abona acishije amaso mu munyeganyege nibyo abwira umukiriya wamugannye. Ntabwo iki giti cyitwa umunyeganyege kijya kibura ku mbuga y'abarozi, abapfumu n'abanyamareba. Ntago kijya kibura. N'uyu muti bifashisha, ni iki kimera bifashisha bakora uwo mwuga wabo w'ubucuni. Ubwo bavuga ngo bagiye guhamura imiti mu ishyamba, ntago umunyeganyege ujya ubura kweri. Gifungura umwango, umupfumu wabyiyemeje akareba ibyo areba bindi weho utabasha kubona. Kibitsemo rero imbaraga zidasanzwe. Wenda wareka kugikoresha mu ubwo buryo bw'ubupfumu, ubwo hari ubundi buryo cyakoreshwa butari ubw'ubupfumu. Nuko tuba twarabiteye umugongo ntidukurikirane ngo turebe. Uko biri kose, niba hariho icyo ngicyo umupfumu akora akaba yareba mu yindi si, ubwo nyine hari n'ubundi buryo bundi cyakoreshwa kikaba cyabyazwa undi musaruro utari uwa gipfumu. Ariko pe abapfumu nicyo giti bakoresha, kiba giteye kenshi munsi y'intoki, mu ntoki, mu rutoki, kiba kiri mu byubatse ingo zabo, mbese kiba kiri mu murima we runaka, ahantu runaka.
ntabwo bajya babura iki giti cyitwa umunyeganyege, niwo muti bahamura bakavuguta, akaba ariwo bakoresha. Ni imwe mu ntwaro z'abapfumu n'abarozi bakoresha n'abanyamareba. Ntabwo rero nje kubamamariza abo bantu bakora uwo mwuga, ntabwo nje kubamamariza, ariko muri rusange mumenye icyo uyu munyeganyege ukora. Ikindi cya kabiri, iyo urwaje umuhaha igihe kirekire, umuhaha ukagera hahandi utoboka inyuma, umwana akajya anyenya amashyira mu matwi. Umuhaha bavuga yuko icyo gihe uba wahingutse inyuma, kiba kimeze nk'igishorobwa kitsindagiye mu gutwi, ariko noneho kikajya kinyenya amashyira akagwa hasi. Icyo gihe uragenda ukajya aho umunyeganyege uri, ugasoroma amababi yo hejuru acyoroshye. Wamara kuyasoroma ukaza ukayavuguta n'utuzi twiza, ukavuguta n'utuzi twiza, ukongera ukavuguta. Wamara kuvuguta ugafata tije koto cyangwa se agatambaro keza ukakazinga ku gati. Wamara kukazinga ku gati ugakoza muri wa munyeganyege wavuguse, hanyuma ugatonyanza hejuru ya cya kintu kiri kunyenya amashyira. Urabikora ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri, ku nshuro ya gatatu. Urabikora kugeza nka nyuma y'iminsi 4-5. Mu minsi 4-5 ubona cya kintu kiri nk'igishorobwa kigenda kiyonga gitanga umwanya, kirayonga kikongera kikayonga kugeza ubwo kiba nk'umunyorogoto wumye. Hanyuma kikagera ubwo gihubukamo kimeze nk'urudodo, ariko urudodo rwumye. Hanyuma mara kubona gahubutsemo ako kantu kameze nk'urudodo, umuhaha ubukize n'ibisebe biba byakize. Hanyuma ugatwara umwana kwa muganga bakoza mu bikovu, hanyuma rwose umwana umuhaha akaba arawukize burundu, nta zindi ngaruka zibayeho. Nuko nguko umunyeganyege ukora. Niba urwaje umuhaha, niba rwose byarakuyobeye, kurikira iyi video yanjye. Umunyeganyege nuwo mubona muri video yanjye, ukitegereza ukamenye ni igiti gishobora gukura kikaba kinini, kikagaba amashami, kikaba kinini, kigira indabo z'umuhondo. Iyi ndabo zamaje kurabya gishaka kigira ituntu tumeze nk'uduteja, imisogwe. Muri iyo misogwe haba harimo utuntu tumeze nk'udushyimbo. Utwo dushyimbo nizo mbuto z'umunyeganyege. Kuko hari ibindi biti njya mbona bishaka nko gusa ku buryo kuri video ushobora kubyitiranya, ariko niyo karagiteri yayo y'umunyeganyege. Kimera ahantu hadakunda guhingwa, kandi ushobora kuwutera ukamera uwifashishije utwo dushyimbo twawo. Witegereze nako katsi ubona muri video yanjye, nta n'ikindi cyatsi hiramo, ni icyo ngicyo gusa. Nguko uko umunyeganyege ukora. Nkomeje kwisegura kandi ku bantu bambwiye ngo nimbahe ifoto y'umuzibaziba. Umuzibaziba uba ahantu hafi ku gishanga. Ntabwo rwose ndagira umwanya wo kujya, ko binsaba gutega nkagenda nkajya kureba aho nkuzi. Rwose ndi gushaka umwanya kugira ngo nzagende mfate amafoto nyatunganye, hanyuma nyabereke. Umuzibaziba rwose wifashishwa mu kuvura impyiko. Hari n'abansaba ngo nimbarangire icyatsi ngo nimbahe ifoto y'icyatsi kivura prostate.
namwe nimunyihanganireho gatoya, imaze abantu ariko uriya muti ni wo wa nyawo urakora rwose. Prostate nibyo abanyarwanda bita imisuha. Imisuha ni ukubyimba imyanya y'ibanga cyane ku bagabo, akabyimba imyanya y'ibanga kabisa, ikabyimba kandi birangira imwishe, irica, iriya ndwara irica. Iyo nayo nzakora video, ndakeka muri video ikurikira nzaba nabonye umwanya nkagenda nkabakorera amafoto nkanabivugaho cyane. Rwose mwakoze mwe munyandikira mukambwira ibyo mwifuza, kuko nibyo bituma nongera gukora video, kubera ko nzi ko hari ababyungukiramo. Rwose nanjye niyemeje kujya mbafasha. Wowe urwaje umuhaha rero, ngaho kurikira nonaha, umwana wawe akire, nakira nanjye Imana izampemba. Ndabizi ko izampemba, ndabizi ko izangirira neza, ndabizi ko izatanga ubundi bwenge kuri njyewe, ndabizi rwose ko buri rembo rizakinguka kubw'iki kintu nasakaje. Abarozi bakomeje kumbwira ngo genda amena amabanga, nari nayamena se ahubwo ko muzumirwa n'ibyo mukora, ntahari ngenda jya mbibabwira mwumirwe. Nta cyiza mutuzanira usibye kutugwa nabi. Ndajya nyamena, njye ntago nkorera ibihembo, ntago nkorera amafaranga. Weho unyandikira ukambwira ngo ariko ngo nzajye mvurira amafaranga ng'ibi bintu, oya. Imana ijya kubigema, ijya kubishyira mu gasozi yishyuye, yabwiye nde ngo niyishyuze? Abwiye Adamu ngo bajye bamwishyura? Wowe ikwishyuje umwuka uhumeka wayishyura ngahe? Muceceke rero. Imana yaturemeye ibintu ngo bidufashe, ntago yaturemeye ibintu ngo tutesha abantu umutwe. Nibitari ibi nzabivuga kubera ko nzi byinshi. Parido